Mw'itangira ry'agafilme kacu dutangira batwereka umutipe w'umwirabura uri kugenda muri quartier z'Ingagara ukuntu anavugira ku gatelefone, ariko kubera kugenda ahantu atazi yari yayobye atangira no kwivugisha. Gusa mu buryo butunguranye imodoka y'umweru yamuturutse inyuma itangira kumwomeka. Nyuma y'iminota aketse ko ari imodoka yakurikiye, arahindukira arebye kuri ya modoka abona imiryango yayo irafunguye. Ataratekereza rero akiri muri Zagara, hari umugabo wambaye mask wese uturuka inyuma y'igiti wari wamwitsimbye, ahita amukubita ikintu. Wa mugabo arahwera, bahita bamukurubana bamushyira muri butu ya modoka baramutwara. Amashusho ya filime yacu ahita akomereza kuri couple y'abajene ya Chris na girlfriend witwa Rose. Uyu Chris aba ari umufotographe w'umuhanga cyane, ndetse uyu munsi aba ari bujye guhura n'ababyeyi basheriwe Rose bwa mbere na mbere. Kandi ngo Rose ntabwo aba yarigeze abwira famiye yuko afite umusheri w'umwirabura, ibintu Chris ameze nk'ufite urwikekwe ukuntu, ariko Rose akamara impungenge amubwira yuko ngo ababyeyi be ari abantu bize bari intellectuel, batajya bita ku by'ibara ry'uruhu rw'umuntu n'ibiki n'ibiki. Gusa bari mu nzira bagenda, Chris yahamagaye umujyama w'umudetective w'umupolisi amubwira yuko ari mu nzira agiye guhura na famiye ya sheri we. Nyuma y'ibyo ngibyo rero yarakubye bisanzwe, ariko agikupa neza mu buryo butunguranye. Imodoka yabo yakubitanye n'agashaka kari kwambuka umuhanda ewana, kandi bafite umuvuduko mwinshi, bahita bahagarara n'urwikekwe n'ibiki bose basohokamo kugira ngo barebe ko babona ikintu bagonze. Aho barebye ku ruhande mu ishyamba bahise babona ka gasha kanapfuye. Nyuma y'iminota mike cyane rero hari umupolisi wahise ugera aho ngaho asaba Chris yuko yamuhereza perimi ye. Gusa Rose ahita amwitambika avuga yuko nta mpamvu yo gutanga perimi kuko ari we wari utwaye. Nyuma rero kuko umupolisi atarazi ngo ninde utwaye, yasuzumye perimi y'umugore arangije bareka barigendera. Nyuma rero ko ari babiri bakomeje urugendo ndetse bagera mu rugo ku babyeyi ba Rose. Aho bacyagera ise witwa Dean na mama we witwa Missy babahaye karibu neza cyane, babwira Chris ati nta ribi, ndetse Dean anatera blague avuga yuko ngo ari ikintu cyiza kuba bagonze ka gashanga kubera ko n'ubundi ngo dusha tumaze kuba twinshi mu mashyamba ngo ari byiza kutugabanya. Nyuma rero Dean yatangiye gutembereza Chris mu nzu, aho yanamweretse ifoto ya se, amubwira yuko ngo yigeze kwitabira amarushanwa ya Olympique ngo nubwo atayatsindiye ariko yatsindiye ari umwatlete w'umwirabura. Ndetse Dean yanatembereje Chris mu biro by'umugore we Missy, amusobanurira yuko uyu mugore we ari impuguke mu byo kuganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, mu gihe we ubwe nawe ari umuganga ubaga ubwonko. Ariko muri kwa gutembera Chris yarebye ku ruhande abona Walter ukora muri jaride, anabona Georgina Karyasi ubatekera, abona bose ni abirabura. Chris yabyibazaho uburyo na famiye y'abazungu uturimo twose tuvunanye dukorwa n'abirabura. Gusa Dean ahita amusobanurira yuko ngo Walter na Georgina bahoze n'ubundi ari abakozi ba se, ngo nyuma yuko se rero apfuye yanze kubirukana, aravuga ati yatabura akazi arabagumana. Ndetse anongeraho akablaga avuga ati njye nta ribi ryanjye rega abirabura ndabakunda, n'ubwo Obama yakongera kwiyamamariza indi manda cyangwa akongera agatorwa, njyewe rwose ijwi ryanjye yaba rifite. Nyuma rero nka famiye tubona bicaye barimo baganira, ababyeyi ba Rose batangiye kubaza Chris ibijyanye n'umuryango we. Hanyuma Chris avuga yuko ngo mama we yitabye Imana kera ari umwana mu mpanuka y'imodoka. Bakibyumva rero Missy yabaye nk'umugera impuhwe, ndetse ahita amwisegura amubwira yuko atari bwongere kumubaza inkuru z'ubuzima bwe bwite. Gusa Dean yitegereje neza ku kiganza cya Chris abona ameze nk'umuntu uri gutitira, amubaza ati se wigeze unywa amatabi cyangwa unywa amatabi n'ubu ngubu? Mbere yuko Chris yamusubiza rero Rose yahise amuca mu ijambo avuga ati umugabo wanjye ntatabanywa. Ndetse ikiganiro cyabo cyakomeje aho ngaho kugeza igihe umusaza wa Rose witwa Jeremy nawe agerera aho ngaho mu rugo. Nyuma rero nimugoroba bari gusangira, Jeremy yatangiye kubaza ibibazo bidasobanutse Chris. Aramubaza ati se ukunda basket? Ati cyangwa ubu ngubu uzi ibintu byo kurwana? Ati ntubizi. Ndetse anazana ibintu byo gushaka gukirana nawe ngo amwumve nk'imbaraga n'ibiki, ariko Missy ahita amubuza amugatera kumenyera umushyitsi. N'umujinya rero Jeremy yahise yikubita ava aho ngaho ahita ajya mu cyumba cye. Gusa nyuma kuri uwo munsi mu ijoro Chris nawe mu cyumba gusinzira byaranze, ari gutekereza ibintu byose byamubayeho muri urwo rugo rw'abo bantu. Abantu ibitotsi birabura, ava mu buriri asohoka hanze kugira ngo ajye kumva akayaga gakeya, aho mu buryo butunguranye yagiye kubonabona cya kigabo gikora muri jaride ngo ni Walter kigiye kiruka kimusanga neza neza nk'icyenda ku mugongo kimugezeho gihita gikata kirongera kiruka. Ndetse anarebye mu idirishya Chris yabonye Georgina ari kwitwara ukuntu mu buryo budasobanutse yireba muri miriwari, biramucanga bimutera ubwoba. Gusa Chris nyuma n'ubundi yisubirira mu nzu, aho acinjira yasanze Missy yicaye muri salo
arangije ahita amubwira ati ngwino tube twiganirira. Mu kiganza cye yari ateruye agatasi karimo n'ikiyiko n'agacyayi akomeza koroga atarekera, ari nabwo yatangiye kubaza Chris ibijyanye mu nijoro igihe mama we yapfaga. Gusa uko ikiganiro cyabo cyakomezaga, Missy yatangiye gukoresha rya jwi ry'akayiko ari gukoroga muri ka gatasi, Chris neza akamera nk'utaye ubwenge. Ewana arahwinina byataye ku buryo Chris yabaye nk'ubura control y'umubiri we, ibintu byose akaba ari kubireba ariko nta control y'umubiri we afite. Igitondo gikurikiyeho rero Chris yakangutse n'igihunga cyinshi abona ari mu buriri bwe. Abonye ari mu buriri ahita atekereza yuko ibintu byose byabaye bishobora kuba ari nk'inzozi mbi yagize n'ibiki, arangije ahita asohoka ajya kwifotorera hanze aho ngaho mu ishyamba. Nyuma agarutse ageze kuri ya nzu yabonye Georgina ahagaze ku idirishya ari kumwitegereza byatari. Chris ashaka kumukubita agafoto akoresheje ya kamera ye, ariko Georgina amubonye ahita amukwepa ajya ku ruhande. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Chris yahise abona wa mujardinier ngo ni Walter, agenda ameze nk'ugiye kumuvugisha nyine nk'umuntu w'umwirabura mugenzi we, ariko Walter amuvugishije yumva ameze nk'umuntu w'umusaza uvuga nabi, nk'umuntu washaje kera, bimeze neza nk'aho wagira ngo siwe. Ibi bintu rero Chris bimutera ubwo bakabyibazaho, noneho banavugana akumva bya bintu byabaye nijoro byo kuza kiruka kimeze nk'ikigiye kumugonga byabaye koko, bihita bituma abona yuko ibyabaye nijoro atari inzozi, ahubwo ko wa mugore yamuhwihwinishije. Nyuma haciye rero akanya, Dean yakiriye abashyitsi muri jaride ye, abashyitsi b'abasaza b'ingagari byatari. Gusa ikintu gitangaza Chris ni uburyo abo bashyitsi bose babasha aho ngabo bose bari gutangazwa n'umubiri we, ngo ni umusore ngameze neza kurenza ukuntu bakumva ikiganiro cye cyangwa ikindi kintu. Nyuma rero yabaye nk'ugenda ku ruhande gake yagiye kwifotorera udufoto, aribwo aho ngaho yaje guhita akubitana n'undi mugabo w'umwirabura witwa Logan. Chris rero yaramwegeye kugira ngo amuvugishe bisanzwe, ariko amuganirije yumva Logan nawe avuga mu buryo budasobanutse neza nk'aho wagira ngo ni nk'umusaza w'imyaka za 80 n'ibiki. Ibintu rero bituma Chris atangira gukemanga na famiye. Hanyuma aza gucungira Logan yahagaze ku ruhande yahagoswe. Chris akora avuga telefone aramufotora, ariko ntabwo yazi ko flash iriho. Gusa bamwe ngo ni Logan agikubita amaso kuri ya flash yahise amera nk'ipoto, arahagarara ndetse ahita anava imyuna mu izuru rimwe, arahinduka byatari ndetse ahita atangira gutongana abwira Chris ngo vanga. Gusa abantu bahise baza nyine kubatandukanya n'ibiki. Nyuma gato rero Dean yaje gukaruma abashyitsi ababwira yuko nta kibazo, ngo Logan agize ikibazo cyo kubwanuka bisanzwe, ngo ari indwara asanzwe nyine, ahita abisisibiranya avuga ko ari ibintu bisanzwe. Ariko Chris we yanga kubyemera neza. Hamwe no guta umutwe rero Chris yafashe wa musheri we ngo ni Rose bajyana ku kiyaga kugira ngo bajye kuganiraho gakeya, aho yahise abwira uyu musheri we yuko ngo muri runo rugo ari kubona ibintu byose bidasobanutse n'ibiki yuko ashaka kugenda. Gusa Rose aratsimbarara aramubwira yuko ari gutekereza ibintu bidahari, mu by'ukuri ibintu byose bimeze neza, agomba gutuza. Ku rundi ruhande ariko tugarutse handi mu rugo, tujya tubona yuko babashyitsi bose b'abazungu baba bari mu kintu kimeze nk'imurikagurisha ry'ibanga. Noneho ikintu gitangaje batweretse neza imbere icyo bari gupiganirwa, tubona ni ifoto ya Chris bari kumuhanganira, ngo bahanganira umubiri we. Ndetse iri murikagurisha ritsindwa na Jim Hudson, uyu mukire w'impumyi ugurisha ibintu by'imitako. Nyuma kuri uwo munsi nimugoroba rero Chris yoherereje ifoto ya Logan wa mushuti wo muri detective, aramubwira ati nekera umenye amakuru y'uyu mugabo. Aho wa mushuti we akibona iyo foto yahise amubona, ndetse twe tumenye yuko ngo uyu Logan mu by'ukuri amazina ye aba ari Andre, wa mugabo umwe w'umwirabura tuba twatanganye filime bamushimuta. Gusa mbere yuko uyu mu detective yahamagara Chris byibuze ngo amurabure, telefone ya Chris yaramazimanye. Chris rero yahise azabwira girlfriend we Rose yuko bakeneye kuva ngaha byihutirwa ko hano ibintu bitameze neza. Arangije ahita ajya mu cyumba atangira gupakira imyenda ye n'ibiki. Ariko yitegereje neza ku ruhande abona akantu k'akabati gafunguye. N'amatsiko rero atipe yagiye kuramo imbere, aho yaje kumirwa asanzemo akantu kaba karimo amafoto ya wa wundi yita ngo ni umusheri we Rose, ari kumwe n'abasheri bagiye batandukanye b'abirabura, harimo na wa wundi ngo ni Walter na Andre, bose ari couple bakundana. Akiyabona rero yarumiwe, ahita abona yuko Rose nawe ari umuntu w'umutubuzi, bameze nk'aho bafite ikimina cya famiye cyo kuzana abantu b'abirabura kugira ngo bagirirwe nabi. Yahise ashaka gucika aho ngaho rero ahita yihuta, ariko akimanuka kuri esikariye
asanga Dean na Missy na Jeremy bose bahagaze ku muryango ku buryo atagomba gucaho. Chris rero yagerageje kwirwanaho arwana cya Jeremy, wa mukecuru ngo ni Missy akoresha n'ubundi ka gatasi rya jwi ry'akayiga kubita Rotipe akahita abinzanga nanone arongera arabimukora. Nawe wanahita bapararize yikubita hasi. Akikubita hasi rero nibwo aho yitaga ngo ni Sheri we Rose yahise amwereka we wa nyawe, ahita yiyunga kuri famiye ye, bose baterura Chris bamujyana mu kindi cyumba. Kandi ubwo ni nako ku rundi ruhande wa mushuti wa Chris Rod aba ari kugerageza gushaka kumuhamagara n'ibiki ariko agasanga telefone ya Chris yavuyeho. Bityo rero Rod yatangiye gusoma amakuru menshi ajyanye na wa mugabo ngo ni Andre wabuze n'ibiki ahita atangira kuvuga ati none wasanga ibintu byabaye kuri uno mugabo ari nabyo byabaye kuri mushuti wanjye. Yihuse cyane rero yahise ajya kuganiriza undi mupolisi bakorana, amugaye yuko ari gutekereza yuko hari inshuti ye bahwihwinishije. Gusa akibivuga wa mukozi mugenzi we yanze kubigira sera, aravuga ati reka ibyo ntabwo bibaho n'ibiki. Tugarutse ku rundi ruhande, Chris yarakangutse asanga muri cya cyumba kindi bamuzikiye ku ntebe, imbere ye hari televiziyo. Aho kuri iyo televiziyo yahise yaka, abona muri televiziyo amashusho ya sekuru wa Rose ari kuvuga, ndetse muri ako kavideo uwo musaza ari gusobanura yuko ngo mu muryango wabo baje kuvumbura uburyo bwo kubasha gutransfera ubwonko bw'umuntu ushaje bakabushyira mu mubiri w'umuntu muzima ukiri mutoya. Wa musaza ngo ni Jim Hudson watsindiye uyu Chris muri ya murikagurisha, nawe yahise agaragara kuri televiziyo, ahise abwira Chris yuko we ngo icyo ari kwishakira ari amaso ye, atitaye ku by'uruhu cyangwa ibara n'ibiki. Ibi bintu Chris akibyumva rero yarumiwe biramucanga, ariko ahita atangira kwibaza uburyo agomba gukoresha kugira ngo acike ahangaha. Kubera ko rero amaboko ye yari aziritse atashobora kwizunguza n'ibiki, yahise agira igitekerezo. Yahise apfura ipamba ryari kuri ya ntebe yari yicayeho, arafata imapamba ayashyira mu matwi kugira ngo wa mukecuru niyongera gukoresha rya jwi ry'akayiga kubita mu gatasi ngo amuhwininishe, noneho ntibikunde. Nyuma rero wa mugore yongeye gushaka guhininisha Chris yigize nkaho n'ubundi yongeye guhwera, arisinziriza. Ariko ku rundi ruhande rero bahise batwereka Dean nawe ari muri laboratoire ari gutegura yuko bagiye kubaga nyine Chris bagatransfera ubwonko n'ibiki. Arangije ahita yohereza Jeremy kugira ngo ajye kuzana Chris. Gusa Jeremy akigera kuri Chris wari wihwereje, yahise amwataka amukubita. Ku rundi ruhande Dean abonye Jeremy amaze umwanya ataragaruka, yarasohotse kugira ngo arebe ikibazo cyaba cyabaye. Gusa Chris nawe n'ubundi yahise amwataka, nawe ahita amwica vuba vuba. Asoje kubakura mu nzira rero Chris yahise azamuka hejuru, aho akigera hejuru yahise akubitana na Georgina ari mu gikoni. Georgina akimubona ahita yirukanka n'ubwoba bwinshi. Chris yitegereje imbere gato ahita abona Missy ahagaze aho ngaho. Missy ahita ashaka kujya guterura ka gatasi ngo yongere amuhwihwininishe, ariko Chris yihuse cyane ahita ka gatasi akamena, aramwataka nawe ahita amukura mu nzira. Chris rero agishaka n'ubundi kujya gusohoka ngo gikikire cya Jeremy cyamututse inyuma kiramwataka, ariko Chris ahita agirenza agishyira hasi aho yagikandagiye kugeza neza nacyo akishe. Chris rero yahise asohoka hanze ahita yikubita mu modoka, ahita atangira kwakiserera agenda, ariko acyakiserera yagize gutya ahita akubita Georgina abaramugonze. N'impungenge rero nk'umwirabura mugenzi we yahise asohoka hanze, ari nako urusaku rw'iyo mpanuka Rose yahise abyumva aho yari ari hejuru mu nzu, ahita afata imbunda ye arasohoka hanze. Chris rero yasohotse aterura Georgina ashaka kumushyira mu modoka kugira ngo yuze amujyane no kwa muganga. Yamukubise mu modoka rero atangira kugenda, ariko haciye nk'umwanya muto bari kugenda Georgina yarakangutse ahita atangira kuvuza induru abwira Chris yuko ngo yishe umuryango we wose. Ahangaha rero niko Chris yahise abona yuko uyu Georgina mu by'ukuri aba atari umuseriveri uri aho ngaho usanzwe, ahubwo mu by'ukuri ari nyirakuru wa Rose, umubiri we cyangwa ubwonko bwe baba barabutransfera akabushyira mu mubiri w'uyu mugore. Ndetse uyu mugore yatangira kwataka Chris, imodoka ibura controle ibigonze ku giti. Rose rero nawe wari wasohotse yageze aho ngaho atangira kurasa amasasu menshi Chris ashaka gucika, ariko Rose ahita ategeka Walter yuko agomba kumwiruka akamufata. Walter rero yirutse kuri Chris, arangiye aramusimbukira amushyira hasi,
atangira kumuniga ashaka nko kumwica. Aho ngaho twahise tunamenya yuko uyu Walter nawe aba atari umujardiniye usanzwe, ahubwo mu by'ukuri ari sekuru wa Rose nawe baba barashyize ubwonko mu mubiri w'uyu mugabo. Cya Walter rero cyakomeje kuba uwakajwiga Chris gishaka kumwica, ariko Chris yahise yibuka yuko gufotora ku isura y'uyu muntu waba wininishijwe bituma ubwonko bwongera bukagaruka, ahita akuramo agatelefone akubita flash ku maso. Aho cya Walter bagikubita flash cyahise cyongera kimera nk'ikigaruye ubwenge by'igihe gitoya. Cya Walter gihita cyaka imbunda Rose yari afite, gihita kimurasa ndetse nacyo gihita kirasa. Ariko Rose ntabwo yahise apfa, ahubwo yari yakomeretse cyane. Yatangiye kwikura ashaka nko gufata no kugira ngo asoze Chris, gusa mbere yuko yayifata Chris yarahamufashe aramuniga n'uburibwe bwinshi n'akababaro k'ukuntu yamugambaniye. Aho akiri muri ibyo ngibyo, amatara ya pandagari ya polisi yahise agaragara aho ngaho. Chris aratekereza yuko ashobora kuba ari abapolisi, azamura ibiganza bye, ariko mu modoka hasohotsemo abona ni wa mushuti we Rod wari uje kumutabara. Ndetse rero tipe yahise afata mushuti we amushyira mu modoka, bahita baksera imodoka baragenda, basiga Rose aho ngaho ari gusamba anicuza ubuzima bw'abirabura bose yazanye muri famiye bakabatamba. Ndetse hamwe n'ibyo ngibyo filime yacu tugera ku musozo, nizere ko yabashimishije. Twebwe turi The Focus. Until next time, peace out. Bye.